gukundwa. Noneho rero natwe nk'abantu bakundwa n'Imana, iki gitabo natwe tugomba kumva inkuru zikirimo. Aravuga ati ukwiriye kumenya, nahoze bwa mbere nkubwira ibya Yesu, nyuma nkubwira n'amateka ye nuko yagiye mu ijuru nuko yohereje umwuka wera. Ariko ndashaka kugira ngo nkumenyeshe ngo uwo mwuka wera Yesu yajyaga avuga amaze kuza byagenze bite. Amakuru yakurikiye iby'umwuka wera yari yarababwiye ngo icyo akora muzahabwa imbaraga, mwuka wera nabamanukira muzaba abagabo kumamya hose. Byagenze bite? Hanyuma rero arimo yandika aranamubwira ati reka noneho nkubwire umwuka wera uko yabigenje. Amaze kuhagera, haleluya, amaze kuhagera asanze intumwa ngo bari bicaye bahuje umutima bari gusenga, umwuka wera araza. Mwigisha wa mbere atubwiye ngo yarababwiye ngo si ibyanyu byo kumenya ibihe n'iminsi, nuko taturangirije ka gakuru narinzi ko ndibuze kumubaza, ariko ndibuze kumubaza ngo se John yaje kuza bigenda biti. Nyuma je yaraje asanga bose bamutegereje byarangiye biti. Azakatubwira niyongera kutwigisha buriya yatumye ubutaha tuzongera kumangwa azahere yari yakomereze. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ngo imbago zake abakristo ba mbere bameraga bati. Bibiliya yatubwiye ngo baricaraga bagahuza umutima n'inama, bintu basezeranye bakabyumvikanaho bagahuza umutima n'inama. Barangiza ngo bakatekereza bakavuga ati ariko si bitusezeranye, aho ni wasanga hari utabishobora. Ngo barangiza bakavuga ko nta mukene uri muri twebwe. Ngo bakavuga ati nyamara runaka arakeri atiriwe bitangaza. Ngo bakavuga ati reka rero umwe akavuga ati nari mfite isambu hariya reka nyigurishe uyu mukene turebe ukuntu twamufasha. Ngo bagafashanya we. Noneho ngo uko bagenda bafashanya ngo abantu bose bakumva ibyabo bagashimwa n'abantu bose. Bakavuga tumva niba hari abantu beza bahari n'ino, niba hari abantu beza bahari n'abakristo, ngo nuko umwami Imana ikajya igenda ibongerera abandi bakizwa. Nanjye mba nekereza nkavuga ariko aba bantu higiriye abatuvuga ngo iki? Bavuga urukundo dukundana gute? Ndabyibuka ejo bundi nge sinduba kera, ndibuka hari igihe twapangaga umuganda tukajya gufasha umuntu, tukajya kumuhomera, tukajya kumuhigira, muri make ibyo dushoboye abantu batubona, hakaba n'abaza bahejwe n'iyo mirimo myiza. Aba ni abakristo koko. Twakomeje gusoma ngo byageze igihe noneho n'amasambu yabo bayagurisha. Noneho ngo bayagurisha kubera ukuntu babonye intumwa zimeze neza, ngo bagashyira intumwa bati mwebwe mutugabanye. Bagahita bareba ati runaka ati nanzi yo kuba afite, bagahita bamwubakira. Muri make bahoraga abadiyakoni baneka umuntu w'abakene bakurikirana amakuru, ariko nta muntu uburara. Ariko nigeze kumva umuntu ashima Imana ngo haleluya, ngo ndashima Imana, ngo namaze igihe ngo nk'umwaka ngo rwose mbwirirwa nka naburara, ariko ngasenga bene data niba bimenye Imana ishimwe. Nitsuwe ndavuga bene data nitubimenye ko kukadusonzana duhari twicaye tureba. Intumwa za mbere suko zameraga, abakristo ba mbere suko bari bameze, ngo bahuzaga ibyabo n'inama. Ngo barangiza umuntu wese wumvise inkuru zabo akareshwa n'iyo mirimo myiza. Mwabyumvise Gibiyoni? Ngo nuko babigenzaga, nta mukene wababagamo. Ndimo senga Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nta mukene wababagamo. Hanyuma izimbago ngo nta mukene wababagamo, ngo ahubwo bariyegeranyaga bakumva mwene data ntiyaseba bahari, bakumva mwene data ntiyasuzugurwa kandi bahari. Kandi ntimugire ngo bashoje bakennye, oya, ngo ahubwo umwami Imana yagendaga areba ubwo buntu akareba ukuntu bakabongerera abakizwa. Uko bagenda biyongera n'imbaraga zikagenda ziyongera. Babwirizaga ijambo ry'Imana, imirimo yabo bakoraga. Noneho ngo intumwa zikaba ziri gukora ibitangaza, isengera abarwayi bakira, n'abandi bita ku bakene. Muri make uwo mucyo, iyo njyana yatumaga abantu benshi bibwiriza bakaza gukizwa.
Haleluya. Nahoze nsoma ijambo ry'Imana nsanga Yesu Kristo ari cyo yabwiye abantu mu gice cya 7. Yarababwiye ngo ku murongo wa 21 ngo umuntu umbwira ngo mwami 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 ngo ntabwo ari uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo ahubwo keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Nabishakishije ngo menye Data wo mu ijuru ibintu ashaka ni ibiki. Nsanga Data wo mu ijuru ntabwo akunda abantu bakunda kuvuga byinshi, ahubwo akunda abantu bakora byinshi. Muri make ushatse wagabanya amagambo ahubwo ukiyongera ibikorwa n'ibyo ngibyo. Uko nasomye nsanga mu gice cya 25 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, Yesu yaravuze ngo uwo munsi ngo azaza yicare ku ntebe, ngo noneho atangira robanura, ngo abwire abari iburyo ngo cyagiye ndwaye mwaje kunsura, urumva barakoze. Na cyagiye nshonje mwarangaburira, urumva barakoze. Hanyuma na cyagiye mfite inyota mwambaye icyo kunywa, barakoze. Noneho ngo abakiranutsi ngo tuzamubaza ngo ryari. Avuga ati cyagiye mwagabanyaga amagambo mukongera ibikorwa mwabaga muri bikora. Noneho ngo bandi batangiye baburoga bati cyagiye ntabwo uzi ko twavuga, ati mwakoze iki? Ati ntabwo uzi ko twahanuraga. Ntabwo uzi ko twirukanaga abadayimoni. Nibyo byari teori. Nuko ugabanya amateori mayiga tukongera pratique. Nuko ugabanya ibintu by'amagambo ahubwo tukongera ibikorwa. Haleluya. Imana yo mwijusha ikunda abantu bayikorera, ikunda abantu bayikorera bataryarya. Nahoze soma muri Amosi, nzabwira abaririmbyi umunsi tuzahura nimwebwe nzaribwira ijambo Imana yambwiye ngo nzabwira abaririmbyi. Nababwiyeho gatoya ariko riri muri Amosi. Umuntu azashaka asoma ibice byose, ariko harimo umurongo umwe nzawubabwira. Imana irashaka ko tuyikorera, mbega tugabanye ibintu byo kujya twirirwa tubivuga ngo Imana birera, nitubikore imirimo yacu. Erega niko Yesu yavuze, yaravuze ngo bazatumenyera ko mutinye kurivuga rirakomeye. Ibikorwa dukora bizavuga kurenza ibyo twebwe tugenda tuvuga. Kwirirwa tuvuga ngo njye ndi umurokore, ngo njye ndi umukristo. Abanyarwanda baciye umugani, niba ari umugani niba ari kibavuze ngo kora ndebe iruta vuga numve. Ubwo rero kubw'iyo mpamvu reka nanerekera kuvuga, ahubwo dusigare dushaka ibyo dukora kugira ngo Imana yo mu ijuru Yesu Kristo bwazaza tuzabona ibihembo. Umwigisha watwigishije ubushize batwigishije ku mbuto. Natubwiye imbuto. Bibiliya iravuga ngo izo mbuto ni urukundo, amahoro, ibyishimo, kwihangana, ngo bene ibyo ngibyo nta mategeko abihana. Batubwiye imbuto. Haleluya. Izi mbuto ni ibikorwa dukora burya biravuga. Tugabanye ibyo tuvuga ahubwo twongere ibyo dukora, ku buryo umuntu tubonye ahita ahera ko ahimbaze Data wo mu ijuru. Bakristo bavandimwe, ibikorwa byawe ubibonye ahita abona uri umukristo wo muri 2022 koko, ku buryo umuntu yaheraho akandika. Zaburi dufite turi gushimamo Imana, kandi niko Zaburi 147 ivuga ku murongo wa mbere. Iravuga ngo ni byiza kuririmbira Imana yacu, ngo reka gushima Imana birakwiriye. Ukurikije ingendo korale yakini yakoze urugendo rw'ivuga butumwa muri uyu mwaka, sibyo harya mugiye mwagezeyo mugaruka amahoro. Ubu uyu munsi korale yakini ugira kuri YouTube channel ukabona korale yakini yakoreye isoruti Kabeza. Imana niyo yari yababwiye kuzabamenyekanisha no mu mahanga, nese ubwo ntiyabikoze. Ubwo se gushima Imana nibikwiriye? Gushima Imana birakwiriye. Hanyuma korali Gibiyoni, nimwagiye muri paruwase yindi hakurya muri Gisagara, Imana niyo bakoresheje iby'ubutwari. Ngira ngo na rwa rusengero harya twari turi, ndaza gukurikirana amakuru, bashobora kuba bahise barufungura mu minsi yashize. Ubwo Imana niyo yakoze, siko mutavuga ngo yarakoze, nyamara yarakoze. Yagendanye natwe igarukana natwe. Hanyuma korali ababibye, nimwakoze ronchanga twese twarasenze, simwe mwakoze ronchanga mugakora ibintu bikomeye, mugasohora indirimbo za audio, Imana ikabakoresha ibitangaza, mukagura uniform nshyashya n'ibindi byinshi Imana yabakoresheje. Ubwo gushima Imana nibikwiriye.
Gushima Imana tubishyire muri teori cyangwa pratique, tubishyire mu bikorwa, tubivane mu magambo, ku buryo imirimo yacu intumwa rero nuko zabagaho ngo bararebaga bakabona imirimo ikeneye gukorwa bagahita bibwiriza bakayikora. Nuko intumwa zabagaho zo zarakoraga. Noneho ngo umuntu ubonye ibintu bakoze agahita bati nanjye wajya muri ziriya ntumwa. Burya ngo ni nacyo cyatumye Ananiya na Safira baza kubisunga. Ngo bararebye bati abantu bari gukora hariya, direka natwe tugende twinjiremo, ngo nabo bahita baseseramo. Ubwo badodesheje ya makanzu badafitanye gahunda n'umwe. Hanyuma ngo nabo bahita bavuga ati natwe tugurisha isambu yacu, natwe tugende tubiyomeke. Kuko barazi baranabigurishije, baraza bahereza Petero. Hanyuma rero Petero rero buriya nimbabwira ibikorwa ni ibikorwa ariko bibanjirijwe no kugira umutima wera. Kuko mwene data niko yaririmbye ngo nuntunganiza ubwenge nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kurutaho. Ibikorwa bize nyuma ariko umutima wera wabanje. Umutima niwo wejejwe, tangira ukorera Imana. Hanyuma se Penuel mwebwe ubu gushima Imana ko ni bikwiriye, mwagiye hano hirya indako Imana bakoresha ibyo butwara, muhavuye mu Gasasa hihana abantu barenga 80 mu nyigisho z'umubatizo, hari kwiga abantu 80. Yorodani musigamo bahaye amafaranga, Yorodani ubirimo iruzuro, bararangije basigaye guteraho agasema ka finissage imeze neza. Ni Yorodani ikomeye wubakisha amabuye na beti ikomeye. Hanyuma ejo bundi mujya mu rurambi, muragenda mugaruka amahoro. Ubwo kuko gushima Imana ntibikwiriye. Iki giterane rero nagiye kumva numva n'Imana iravuze ngo iki giterane nanjye nagishakaga. Erega mujye mugira kugambirira kwiza, buryo ugambiriye neza Imana ibibishaka. Ubu siko nshobora guhita ngambira nkavuga nk'iyi agenda ngiye kuyiha umuntu, Imana igahita ivuga iti burya nanjye nabishakaga. N'ikimenyimenyi niza gusoza iyi Bibiliya ndaza kuyiha wa mukecuru washimye Imana. Nisoza ndaza guhita muha iyi Bibiliya ayijyaniye. Sinabwiye ko mfite ububyutse ubuso bwo gutanga, ndaza kuyimuha. Nabonye Bibiliya afite ikuze, ndaza nanjye kumuha iyi Bibiliya. Nibonye ejo bundi nanjye nawe ayitunge, ajya asoma Bibiliya imeze neza nk'iyi ngiyi, izi mbona abayobozi bakunda kuba bafite. Mama bugingo nawe ajye yumva ukuntu isagira neza. Haleluya. Ndaza kuyimuha maze tuganira ijambo ry'Imana. Hari icyo bitwaye se buriya? Ishimye Imana, mbona Bibiliya ye hari utupapuro two ku ruhande twavuyeho, kandi mbona namwe murabibonye. Njyewe nabibonye mitananireko, ntabwo nabisengera ngo Mana ngo mama bugingo uzamuye Bibiliya, ndamuye ngiyi asigaye namwe urerekwa ngurira iyindi. Ariko mfite indi nta kibazo, ureba ahubwo nawe werekwa, utayifite nawe yimugurire. Njyewe ndayifite yindi nta kibazo, mfite zirenze imwe. Nari ndimo mbabwira ngo nuko intumwa rero zabagaho, zaricaraga zigahita zibona mama bugingo akeneye Bibiliya, zigahita zibaza iti akira Bibiliya. Bagahita bareba bati mushumba akeneye Bibiliya yindi, bagahita bavuga mbega nkava aha ngaha hari umuntu wamaze kuhageza. Iyi nuko zabagaho. Bagahita bareba bati runaka disi uko buri jazana twa bodaboda tumwe kandi ifite inkweto z'imiguru 6. Bagahita bavuga turi amukene nakwiriye gukomeza kwambara turi tubodaboda, mfite izindi nkweto nanacyambara. Bagahita bazimuhereza. Noneho ibyo ngibyo rero Imana igahita ivuga iti ibyo nibyo nashakaga. Bagabanyaga ibintu by'amagambo ahubwo bakongera ibikorwa. Haleluya. Nuko intumwa zabagaho ngo nuko umwami Imana nayo Imana igahita yishima, igahita ibongerera abakizwa. Bibiliya yavuze ngo ntitugashingura izo mbago. Izo mbago rero twazishinguye, Imana yavuga iti muri gukorera hirya y'imbago. Mu mbago nuko nta mukene wabagamo. Mu mbago nuko basangiraga ibyabo. Bazaga mu rusengero, bishimiraga kujya mu rusengero. Iyo bavugaga ngo hari igiterane, umuntu yavuga ati ibindi bibe bihagaze, iki giterane nzakibemo. Hanyuma rero ngo bakishimira kuza mu rusengero, ngo barangiza bajya mu rusengero bakamanyagura imitsi, bagera n'iwabo bakishimira kubona umushyitsi ubasura. Muri make mu rugo ugasanga uyu munsi nyuma ya saa sita tukajya kwa Pendo, mu rugo rwubatswe vuba tukajya kunywa icyayi,
twamara kuva kunywa icyayi yo tukajya dukatira kwa mushumba tukanywa icyayi tugasenga, twava kwa mushumba tukajya kurya kwa mushumba wundi tugakubita icyayi. Noneho ngo ubwo buzima, ariko muri ubwo buzima burimo ibyo biryo, ubundi umuntu utafite abadayimoni koko. Tuvuye kwa Pendo tunyweye icyayi, tugeze kwa mushumba dusanze hari agafanta, tugeze kwa runaka tuhariye agafiriti tutanagaherukaga, twagera kwa runaka tugasanga hari agasombe. Mana we, haleluya. Noneho ubwo buzima ngo abakizwa bagakomeza kwiyongera, bwari ubuzima bw'ibikorwa. Nuko intumwa zabaga, noneho ngo bagera igihe cyo gusenga, bagasenga basenga, bagahita bagirekwa nishurirwa, bagahita bavuga ati uzi ko kwa runaka amaze igihe arwaje umwana kandi batanahahinze. Korali Penuel igahita ivuga iti ejo turarura amasuka, tuzagenda saa sita tuzaba twarangije ibya repetition, tube tubigabanije. Repetition ni teori, ahubwo tujye kurepetera mu murima. Bagahita bajya mu murima bakagahinga, bakarangiza bagahita batera bati ubuntu barangiza umwaka barujujwe. Atumva ko Imana ivuze, iravuze ngo ibi nibyo nashakaga. Urumva ubwo buzima. Hanyuma babonye bari hakurya ku musozi, bati bari abantu ko bari aturiya muntu yahingikiye ko tuzi ko ari umukene nta kintu agira, bariya abantu arabahembike. Batereka n'abarokore baririmbana baje kumufasha, yari amaze igihe batari ko Mana tutaba umurokore yabakene. Hanyuma ngo umwami Imana akagenda bongerera abakizwa. Nuko babigeza ababibyi bagahita bavuga ati uzi ko runaka twamenye ko yatsinze akaba yabuze amakayi. Umwe ati kayi nayibura, ati kayi harya guranga bati ni 600, ati ayo ngayo. Undi ati nanjye ndayatanga, Minerivare ukaba barayitanze. Nubwo buzima babagamo, ariko mbega ubuzima, ariko nanjye kuki nabaye n'umwakira koko. Yesu we, nyine ubwo ndiyubu. Bega intumwa za kera. Ariko murumva ukuntu muzikumbuye namwe. Reba nk'umuntu udafite inzu, ntabwo uba ukimaze igihe ntazo ufite. Ubu dufite gahunda yo kugurira amabati abakristo bacu n'abaturage bandi badafite amabati, mbega baba mu nzu ziva. Ururembo rwacu twiyemeje amabati 600, kandi turayatanga bitarenze ejo. Ubu yenda Gibiyoni ndabaka nk'ibati rimwe, Penuel mbake rimwe, ababibyi mbake nk'igice cy'ibati, ikindi mbake nka rimwe, korari yo ku gicaniro mbake nka rimwe. Ibati ni 10,000 yonyine. Oya ni umuntu ashaka mu yarenze. Abakozi mbake nka 2, hanyuma tuyakusanye mu rurembo dutanga amabati 600. Nuko intumwa zabagaho. Mwacyumvise? Ibati rimwe ry'10,000 ryonyine. Paruwasi yacu tuzatanga nk'amabati 30 yonyine. Hano tuhakure nk'amabati 10 cyangwa ngahe, tuyakusanye mu rurembo twohereze mu karere ka Nyaruguru tubaye nk'amabati 200, Gisagara tubaye nka 200, Huye tubaye nk'ijana, Nyamagabe tubaye nk'ijana cyangwa 200. Ubundi tuvuge tutumureba abantu bakennye. Nuko intumwa zabagaho. None umuntu wumvise ko asakariwe nawe akavuga ati nanjye ndaye ahatanyagirwa, reka dusenge Imana. Kandi Imana ibahugisha. Nashaka kubibutsa uko intumwa zabagaho. Nuko nta mukene wabagamo, bahuzaga inama bagahuza umutima. Ubundi nuko babagaho. Nagira ngo tubanze dusengere umuntu waba adakijijwe, waje gusenga avuga ati ariko nanjye nashaka gukizwa, arambura ikiganza tumusengere. Hanyuma namwe tuze kubasengera Imana kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kugirirwa n'ishurirwa, tuve mu magambo tujye mu bikorwa. Aruhari ngo azamura ikiganza tumusengere, uvuga ati nari ngisinyijijwe ariko ndashaka nanjye kuba umurokore. Arahari? Yego, Imana iguhe umugisha. Tambuka imbere tugusengere. Nawe uzane imbere tugusengere. Dukomere Imana mu mashyi, kandi abanyamasengesho namwe muwe musenga. Mutaza kuvuga muti mushumba ntiyaduhaye ikiraka. Abanyamasengesho nabwiye ngo namwe nimuwe musenga. Dukomere Imana mu mashyi kubwa Jean Paul. Igira hino Jean Paul, igira hino upfukama aho ngapfukama hano ku mukeka, wikuyanduriza ipantaro, ipfukama hano ku mukeka. Nicyo abarokore bayizaniye. Nawe Imana iguhe umugisha. Abashaka gukizwa muze tubasengere. Erega Imana iba yakubwiye mu mutima iti nawe ugenda bagusengere. Urabizi ko udakizijwe kandi urashaka gukizwa. Nta handi amahoro yaboneka uretse mu gakiza. Rero uze tugusengere. Tujye gusengera abangaba, kandi umuntu umwe mu ijuru abahagije. Buya nta kibazo ijuru rigira iyo umuntu umwe yihanye
Yesu Kristo nta kibazo afite. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha babaje. Hari undi nawe ngo azamure ikiganza aze tumusengere. Urahari nawe ngo uze tugusengere. Wasanga wari ukijijwe ariko ukaba waraguye, yenda bene data baragukomerekeje, wararwaye niho bagusura, bakuvuze ibiryo cyangwa se bitari byo, wumva urabazinutswe, ariko ntabwo ari Kristo wabivuze, ni abantu babivuze. Niba nawe ushaka agakiza, ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Niko ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo bivuga. Imana ibahe umugisha, dukomere Imana mu mashyi kubw'aba bene data barimo baza. Imana ishimwe, komera Imana mu mashyi, ushimira Imana kubw'aba baje, kandi Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Imana ishimwe. Injira nawe mu mukumbi w'Imana, ubarwemo uw'intama y'Imana. Injira mu mukumbi w'Imana, ubarwemo uw'intama y'Imana. Injira nawe mu mukumbi w'Imana, ubarwemo uw'intama y'Imana. Injira mu mukumbi w'Imana, ubarwemo uw'intama y'Imana. Reka dusengere abangaba, dusabe Mushumba Aroni aze adufashe gusengera abangaba, bafashe umwanzuro mwiza wo gukizwa, kandi Imana ibahe umugisha. Dukomere Imana mu mashyi, Imana ibahe umugisha mwinshi. Hari uwifuje kwatura, turaza kumuganiriza hanyuma aze kwatura. Reka Mushumba banze abasengere, asenga Imana ibahe n'imbaraga zo kwatura, hanyuma rero namwe itorero muhaguruke dusengera abangaba. Turagushimiye Imana yacu, turagushimiye kuko ijambo ryawe rizima twumvise uyu munsi, kandi turagushimiye ko ari amaze kuryakira nk'ikimenyetso cyo gupfukama. Bemeye ubutumwa bwiza kuri uyu munsi, ijambo ryawe bakiryakira ryamaze kumurika mu mitima yabo, bamaze kubona ibyo bagendemo bidatunganye, ariko aka kanya bakijwe bugufi no kugira ngo babitunganye. Nawe rambura ikiganza cyawe nk'Imana ishobora byose, ubabarire uhereye ku gito kugeza ku gikomeye, kuko tuzi neza ko ubabariye, kandi ubabariye uhita umweza ukamutunganya kugira ngo azabane n'itorero mu bwami bwawe. Kandi ukimara kubabarira, andika amazina yabo mu cya gitabo cy'ubugingo, ubwo uzahagarara ku bicu. Imana ivuze ugahamagara itorero ryabo, nawe uzumva amazina yabo. Ndagushimiye kuko amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo, kandi amazina yabo hera umunsi wa none yandikwe mu gitabo cy'imirimo. Urakoze kuri Imana isumba byose, ni mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen.